Amasomo yo kuri uyu wa mbere mutagatifu. Ayo masomo ni iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 42 umurongo wa mbere kugera ku wa 7, Zaburi ya 27 26 mu dukubo, n'ivanjiri ya Yohana umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 11. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye inyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, nzagaragariza amahanga, azagaragariza amahanga ubutabera, ntazasakuza kandi ntazatera ijwi hejuru, ntazumvikanishwa ijwi rye mu mayira, ntazavuna urubingo rwarabiranye, ntazazimya ifumbi igicumbeka, kandi nta kabuza azagaragaza ubutabera. We ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi. N'ibirwa bitegereje amategeko ye. Nguko uko avuze Uhoraho Imana, waremye ijuru akaribambika, akarambura isi n'ibiriho byose, ibimeraho akabiha guhumeka, agaha umwuka abayigendaho bose. Ni njye Uhoraho wakwihamagariye, nkurikije umugambi wanjye, ngufata ikiganza ndakwizigamira, nkugenera kwemararira isezerano ry'imbaga no kuba urumuri rw'amahanga, kugira ngo uhumure amaso y'impumyi, uvane imfungwa mu nzu y'imbohe, kandi ukure mu munyururu abari mu mwijima. Ijambo ry'Imana. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye, ninde wantera ubwoba? Uhoraho ni urugerero rw'ubugingo bwanjye, ninde wankangaranya? Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Igihe abagiranabi bampagurukiye kugira ngo banjye mbona, abo banzi banjye bandwanya, niba ahubwo badandabirana bakitura hasi. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Habona naho igitero cyose cyaza kigashinga ingando kinyibasiye, umutima wanjye nta bwoba wagira na busa, naho intambara yarota nakomeza kwizera. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyamara njye nizeye kuzabona ubugiraneza bw'Uhoraho mu gihugu cy'abazima. Ihangane wizigire Uhoraho, ukomeze umutima w'intwari, rwose wiringire Uhoraho. Uhoraho ni urumuri rwanjye n'agakiza kanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yezu agaruka i Betaniya aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. Bahamuzimanirira ibya nimugoroba. Marita niwe waherezaga, naho Lazaro ari mu basangiraga nawe. Nuko Mariya areba inshuro y'amavuta y'umubavu w'ukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yezu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. Nibwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be wari ugiye kumugambanira avuze ati, nkuriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari 300 agahabwa abakene, upfuye iki? Ibyo ariko ntiyabivugiraga ko yari yababajwe n'abakene, ahubwo nuko yari umujura, n'ubundi niwe wari umubitsi, akayiyiha ku byo bamubikije. Nuko Yezu aravuga ati, nimumwihorere, kuko uwo mubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko njye ntimuzamporana igihe cyose.
nuko imbaga nyamwinshi y'abayahudi iza kumenya ko Yezu yari aho ngaho. Nibwo baje, ariko batazanywe na Yezu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. Nyamara abatware b'abaherezabitambo bajya inama yo kwicana Lazaro, kuko yatumaga abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akozwe. Kuri uyu munsi wa mbere mutagatifu, Nyagasani Yezu Kristo aje adusanga mu ijambo rye yuje impuhwe, yuje urukundo, aje adusanga yuje ububasha bukiza abantu, ububasha busubiza n'abapfuye ubuzima, ububasha bugirira impuhwe abari baragize ibicibwa, maze bagashobora kumwegera, bagashobora kuvugana nawe, kumubwira agahinda kabo. Yezu Kristo aje yuje ububasha bw'urumuri bumurikira n'abari mu mwijima twakwita uwa burundu ku byerekeranye n'imibonere, maze akabusubiza amaso mazima bagashobora kubona. Yezu Kristo aje yuje ububasha burenganura abarengana, ariko cyane cyane bufasha abantu bamuzi kutagira abo barenganya. Yezu Kristo aje mu ijambo rye kugira ngo atwereke ko urukundo rwe nta kirukumira, urukundo rwe rufite imbaraga ziruta ibintu byose. Mu isomo rya mbere rero turabahabona ubuhanuzi bukomeye bwerekeranye na Yezu Kristo rumuri, Yezu Kristo rukundo, Yezu Kristo butabera. Akenshi iyo bavuze ubutabera twebwe twumva duhita dutekereza ubucamanza, kandi ubucamanza bw'abantu. Nyamara muri Bibiliya iyo bavuze ubutabera bavuga ubutagatifu. Ubutagatifu yavuze ati kana yari umuntu w'intabera. Ni irindi jambo rivuga ubu ni ubutungane, kuko hari ababihinduye nyine batyo, utarangwaho, utagira icyo uvugaho, ngo yarandenganyije, ngo yanyiriye nabi, uwo ni Yezu Kristo. Utagira icyo ushinja, utagira nawe icyo yishinja, kubera ko hari igihe abantu bashobora kuba batazi ibibi wowe wiberamo mu ibanga ryawe. Yezu Kristo ubutungane buzima, ntacyo yishinja imbere ya buri wese, kubera ko akunda buri wese. Yezu Kristo. Ubuhanuzi rero bwa Izayi buramuvuga. Ijambo ubutabera riragaruka inshuro 3. Mu by'ukuri twebwe abantu, umuntu yavuga ati ubwo butabera turabuvuga, ariko ntabwo tugira. Uwahuye na Yezu Kristo wenyine niwe ushobora kubutunga, ni ingabire ya Roho Mutagatifu. Twebwe hariho igihe tugira n'amategeko atageze aho ahuriye n'ubutabera, ahubwo aburwanya. Ariko umuntu igihe arimo akurikiza iryo tegeko imbere y'abantu akaba ari umwere. Urugero natanga ni nk'ibihugu byemera ko umuntu ashobora gukuramo inda akaba atisha umuntu. Mu by'ukuri uwo muntu, abo bantu kandi benshi bakoze ibyo, bariho benshi, nabere imbere y'ubutabera, imbere cyangwa se tubyita ubucamanza, ubutabera, bitewe uwo muntu nta cyaha afite, ni umwere, ariko se ni intungane. Reka da, ubutabera bwa Yezu Kristo ubu murimo ashwe, yarabujije umuziranenge kwiberaho.
icyo ngamije si ugushinja uwo muntu, ahubwo ni ukwerekana ko hari ubutabera twebwe mu by'ukuri yewe buturi kure pe Yesu Kristo wenyine ashobora kuduha. Ushobora no kwinjira mu muryango cyangwa se reka tuvuge urugo, umugore, umugabo, abana, ese kugira ngo ababyeyi bagire ubutabera imbere y'abana babo, mu by'ukuri ntibihagije kuvuga ngo yabagabanyije iminani bose arabakwirakwiza ngo nta ariko se abo bana ntacyo bavuga kuri se kidahwitse cyangwa kuri nyina, kandi bakaba bavuga ukuri. Ababyeyi b'intabera bafite ubutungane imbere y'abana babo ni bangahe? Ese kiliziya yacu gatolika, ndetse reka twongereho ntagatifu, mu maso y'isi ubwo butungane irabutunze? Mu by'ukuri iyo isi idushinja ibyaha, ikadushinja ibintu, igihe cyose ibitubeshyera, buri wese niyisubirize. Ariko njye igisubizo cyanjye ni ntabwo ibitubeshyera. Ariko twebwe ubwacu turabizi, kuko nta gihe tutishinja ibyaha byacu. Buri gitondo, muri buri misa, kiliziya yose abashobora kujya mu misa bose baravuga ati ni icyaha cyacu, kuko nacumuye rwose, turi abanyabyaha. Mu by'ukuri turi mu nzira yo gushakisha ubwo butungane, ariko ntabwo dufite. Turi mu kubushaka. Umuntu rero yashakisha ikintu kuko abishyizeho umutima, ushobora kukimwitirira, nkuko ushobora kukimwitirira, arimo aragishakashaka, ariko ntacyo arageraho. Ni ingabire tugenda duhabwa na Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu uyu munsi dukwiye kurangamira Yesu Kristo ubutabera buzima, uwo umuntu atashobora kugira icyo ashinja. Ubwo butabera bwa Yesu Kristo buravugwa mu isomo rya mbere, nyine bimwe mu biranga ibikorwa bya nyir'ubutabera, bwa butabera nyirizina. Ntazavuna urubingo rwarabiranye. Isi yacu, ubwo ntekereje nko gufata abantu b'abanyantege nke ukabahohotera, kubera ko ari umukene, nta ntari bujye kukurega wowe. Ubukene bwe ni urwo rubingo rwarabiranye. Cyangwa se umuntu w'umurwayi ugeze kure, aho kugira ngo bamurwaze kugeza igihe nyine Nyagasani we ubwo amuhamagaye, bati turarambiwe, bakabigenza ukuntu nyine akaba aragiye, nuko bakaruhuka uwo munaniro wo guhohotera abanyantege nke. N'abo bana bari mu nda n'abo banyantege nke. Urwo rubingo rwarabiranye, rushobora kugereranwa n'ahantu hose hari umuntu ufite intege nke. Uwo muntu ufite intege nke mu nzego zinyuranye, zishobora kuba ibyerekeranye n'umutungo, ibyerekeranye n'ubumenyi, ibyerekeranye n'inzira y'ubutagatifu bwayo. Umuntu uje gusanga avuga ati ese ko mfite ibigerageza ibi n'ibi nabivamo nte, ko ndeba wowe wateye agatambwe ugana Yesu Kristo. Hari benshi bagiye bisunga abandi, aho kugira ngo babahagurutse aho barimo bagwa, ahubwo bakabahuhura. Ibyo byagiye bibaho inshuro nyinshi. Ibyo rero ntabwo ari uko Yesu akora. Abamwisunze bose abambika ubutabera, ntabwo abahuhura, ahubwo abaha kurushaho kubaho. Azagaragaza ubutabera, ntazigera acogora cyangwa ngo acike intege. Kimwe mu bintu bigaragaza mu by'ukuri ubutabera bwacu bukeya, ubutungane bwacu bukeya, gucika intege.
kandi nyine umuntu akabikora ashinja abandi ko ari bo babimuteye. Aba bantu ngira ntibumve amaherezo azaba yahireka. Mu by'ukuri gucika intege burya kwacu bituruka ku bwirasi bwacu, bigaturuka ku kora ibyo ugomba gukora, kuba tudashoboye gukora ibyo tugomba gukora. Ese tuvuga wenda niba umuntu agomba kwigisha abantu, wowe ugacika intege ngo ntibahindutse, hanyuma ukareka kubigisha. Mu by'ukuri guhinduka kwabo si umurimo wawe, ariko kubigisha ni umurimo wawe. Niyo mpamvu uwo murimo ugomba kuwukora. Niba kandi utawukoze urimo urakora igikorwa, urica ubutabera. Abo bantu ugomba kubigisha, bahinduka batahinduka ibyo ntibikureba. Icyaba ni ukubamenyesha iryo jambo, nibwo butumwa bwawe, kandi ukabikora mu bwicishe bugufi, kuko abo bantu si abawe, ni aba Yezu Kristo. Gucika intege, umuntu agasenga asaba, atabona icyo asaba akarekeraho, kwivumbura, guhimana. Ibyo byose bigaragaza ko ubutagatifu bwacu mu by'ukuri urugendo ruba rukiri rurerure. We rero Yezu Kristo ntazacibwa intege nuko abantu banze kumwumva, nkuko twigeze kubivugaho, kugeza ubwo azaba yamaze gukwiza ubutabera ku isi. Igihe cyose hari umuntu ugishobora kugutega amatwi, kabone naho yaba umwe, ntugomba gucibwa intege na benshi bagiye banze kukumva. Kandi rero ntabwo uvuga kuko bakumva, uvuga kuko Nyagasani Yezu Kristo abiguhamagarira, urimo urakora ubutumwa bwe, ibindi niwe uzabyikorera. Ni njye uhoraho wakwihamagariye nkurikije umugambi wanjye. Ntabwo ari ubutumwa bwawe. Ni Nyagasani Yezu urimo gukorera muri wowe. Mureke yihindurire abashaka, wowe vuga gusa, mwamamaze, ibindi ntabwo bikureba. Igihe cyose rero twamamaza Yezu Kristo, we rumuri ukura abantu mu mwijima,